ariko ndi kwibaza tese yego hari abakozi b'Imana twagiye dukunda mu minsi yagiye itambuka ndetse haza n'abantu bamwe abagenda babikomozaho yego bavuga ngo impamvu abakozi b'Imana bamwe twakunze tukaba batari uko bashaje atari uko bananiwe kuvugira Imana ahubwo tukabura kuri ko bagiye bazima mise kutonga kugaragara cyane kandi twari abakunzi bavugira Imana neza ariko uyu munsi wa none tukaba twarababuze bamwe bavuze ko bagiye batangwa mu bitambo abane ntibabyemera buri wese ajya bivuga ukwe niyo mpamvu nkawe nk'umuntu umaze kuba mwabino bintu igihe kirekire ukije muri 99 kugeza n'isaha ko kibirimo uri umushumba uri umuhanuzi no kuva uburyo bwose izo mpano azifite ufite experience mu buryo bugaragara ngiye nka kubaza tese ibyo bintu birashoboka ko umukozi w'Imana mutambamo igitambo birashoboka cyane kandi cyane iyo warangaye ariko ubundi abantu badukurikiye mumenye ko kino kibuga dukiniramo haraba kidutanzemo yenda ko basohotsemo nibo babizi n'Imana uyu munsi ni twebwe ariko buriya nongere mbibutse ko duhanganye na Satani kandi Satani ni umwanzi w'Imana n'abantu iteka ryose Satani abagira ngo agushe abakozi b'Imana iyo rero urangaye igitego kirinjira urangaye igitego kirinjira gasanga rwose bagutambye bitambo ugashiduka uri mu bindi bintu ndazi uri mu bindi bintu ndazi ngo yenda senza waganishaga hari umumama we nigeze mu minsi yashize nabonaga kuri YouTube ngende gifaro tindavuga gifaro we hakubu ni gifaro yagiye gifaro ari maza haje ni Zambia ni Zambia hari batari Mozambique aho gifaro kubenga gutaga mu bigaragariza ati ndavuga ati Imana yambaye umunwa rwose ati ndavuga kandi koko wakumva urya avuga ati buriya rimwe na rimwe hani gihe uvugana sana gabatumva uyu muntu urya avugamo yabana reka imbigame hakiri kare ariko uyu munsi namubonye yambaye umwenda w'abatinganye wumvise ariko nagize ngo ni AI ibiki video urayibonye narayibonye video nabonye yambaye umwenda w'abatinganye kandi uriya mwenda nabonye muri ADPR cyagiye byari byasakuje giye abatinganye ngo bari babinjiranye abantu ngabo sebyo we n'umutima we ni uzahajyana abantu bariya nabo bagezeyo yenda ibyo birabiye gukora ako kantu katubwiye neza ngo minyone ati minyone nongere nsubiremo neza minyone we n'umutima we ni uzi yari kujya ajyana abantu wari ubivuze niba ari mu ijuru ni ubizi niba ari kuzimu niwe ubizi ibyo ni ubizi sadepa nawe yari kujya kuko ura David umutima w'umuntu ndaburya rusukuri yego yari bibi abari bibi yari byiza abari byiza shura kuzana nambaye costume imeze neza cyane mukambona nginyanye ngamarayika ariko mu mutima wanje ngewe nzi ko ndi daimon muri kira giterane muri ira nama nubwo nambaye costume ngewe nzi ko nshaka kwica runaka none umutima kwica se ni mwiza nasumbone inyuma nambaye costume wambona makwica ye gushidikanya Imana kandi nanone buriya guhanura bivuge mu ubu buryo kuko no kwa Satani barerekwa ibyo ngibyo abantu babimenye no kwa Satani afite indumwa atuma mu rusengero turi kugendana sadebaka kandi twahereyeho ni nako ugaruye niba waruze ngo kwegera umuhanuzi arahita abona ibyanjye ni kandi twavuze ko kugucira iki urubanza buri umutima wawe wakuregaga ibibi yego wakurega ibibi ugatinya kwegera umukozi w'iki w'Imana kugira ngo atabona ibyawe mbwira ngo jya mu cyumba cy'amasengesho ari gusengeramo wabwiye wavuye mu rwaro umubora kazanyije nawe cyabaga ari ikosa nyina natinyaga kujyayo ntabwo nakurira ku muryango none uyu munsi abari kuva mu rugo batonganya bakajya guhanura n'abahanuzi banasinze n'abahanuzi ariko ndababwira ukuri abo sabahanuzi abo sabahanuzi b'Imana abo ni babandi bari kure misiyo ya Satani n'abadayimoni base kandi ikintu nakubwira mu bantu beza harimwe ababi no mu bantu babi harimwe abeza baba nitwita ngo abantu babi ndugafata abantu beza igihumbi
ngo wibwire ngo bose ni beza. No, ntugafate abantu babi igihumbi ngo wibwire ngo bose ni babi. Reka dufate ducukure icyobo tubaroheje. Asenyere mu izina ryawe rikomeye kugira ngo bane naba ubabere Imana, babere umuco, babere ibyiringiro. Kristo mwiza, yo haleluya, urakoze kumbwiye kuje kubikora. Yes, ni by'agace kenshi gakomeye kuduhitamo hano kuri Gonarike Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njyewe nitwa David, ninjye mugiye kubana muri kiganiro nkanakiyobora, ariko nanone kuri kamera za Gonarike Plus turahafite umuntu w'Imana nari nkumbuye kaza kunsura. Niba muri kubona neza, hano ni ahantu nkunda gukorera. Yaje kunsura urugendo rurerure mu modoka kuva ku Gisenyi kugera hano, ntago biba byoroshye. Pastor Rabani we tugiye kwakira hano kuri Gonarike Plus, ariko nanone ntago yagiye wenyine, na ndi mu Kristo TV ari kumwe nayo. Ari kumwe nayo, bivuze ngo nkurikira hano kuri Gonarike Plus, bika no kuri ndi mu Kristo TV kirivuga butumwa ugiyeyo warisanga. Niba uri kunkurikira kuri ndi mu Kristo TV, ubuka kirivuga butumwa wagira kuri Gonarike TV ukarihasanga. Ahantu hose ni umuryango mugari. Pastor ndakwakira iwacu. Urakoze cyane kunyakira. Rakoze cyane nuko ndagushimiye. Yego. Hanyuma reka tubanze tugusaba dushyira imbere y'Imana, twiragiza Imana kugira ngo amagambo tubuze kuvugira muri vuga butumwa cyangwa se muri iki kiganiro aze kubaka abantu benshi cyane, ko namaze kubona ko muri iyi minsi abantu bafite imitima ikomeretse ikeneye kumva Imana bundi bushyashya, ikeneye kubona abantu banyabo. Yego. Dushyira imbere y'Imana kugira ngo abantu aze kubaka. Mana turagushimiye, izina ryawe niryubahwe, wakoze imirimo n'ibitangazo bana natwe, uratwemerera. Ushima ko twagera kuri uyu mwanya kwa masaha, izina ryawe niryubahwe. Girira neza abana bawe badukurikiye ku binyamakuru byacu, bagirire neza kandi utindane nabo. Ineza n'imbabazi zawe bitinde cyane ku bana bawe kugira ngo izina ryawe rishimwe. Data mise mwamudukunda, nirukanye ikibi cyose mu izina rya Yesu Kristo. Ndaretse umwuka wawe kugira ngo azabane natwe, ubwiza bwawe buturasire. Nisi data misa David uyoboye bino biganiro ndabariwe, nanje data mise nk'umuyoborwa ndabari nje, huko umwuka wawe amanukire kubana natwe kugira ngo izina ryawe rishimye, kuko uri Imana isumba byose. Ngaho tubera Imana, tubera umucyo, tubera ibyiringiro. Kristo mise mwamudukunda, utuyoboze neza yawe n'ijambo ryawe bigume muri twebwe kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen, 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 amen. Nongeye kugwikaze na karibu hano kuri Gonarike Plus. Urakoze. Hanyuma twatangira ikiganiro cacu, icyo nababwira ni kimwe, nuko umukozi w'Imana mba nakira hano kuri Gonarike Plus. Iyo dusoje kuganira ndamubwira akatubwira nimero ye, nyaboneka ntimugire ubwoba cyangwa ngo mwumve muhagaritse imitima, kubera ko turi buze kumusaba nimero yiwe ku bantu bifuza gusengana nawe, abantu bacikanwe gufatana nimero ya Pastor Rabani. Ako ni kanya turaza kwivuga nyuma, cyane cyane ngonze kuvuga ngo hari igihe kanya ngira ngo abantu bazagakunda kuruta ijambo, ariko mujye mwumva n'ijambo nyaboneka, mukajya mufatana nimero y'umukozi w'Imana. Ikindi ku muntu dukurikiraga ku biganiro tugenda tumugezaho, ikiza no gukora subscribe kugira ngo abe mu muryango mugari. Yasoza gukora subscribe akareba inshuti yifuriza ibyiza, cyane ko ibiganiro dukora bari ibiganiro wakweza inshuti yawe. Niba uyifuriza ibyiza nawe wakiye kino kiganiro n'inshuti yawe ikiguhaye, menya ko iyo nshuti yawe ikwifuriza ibyiza, kinagukunda, kari mu bantu bawe ba mbere b'ingenzi. Ngo ni ukuvuga ngo ibyo biganiro ugomba kubimusharinga ugakora subscribe. Amen. Hanyuma rero natinze Pastor, nongeye kuba kazi na karibano kuri Gonarike Plus. Urakoze cyane. Meze muti? Meze neza ndashima Imana. Ariko suye ku mugoroba we. Hari abatwabanje kujya gusengera. Yabana be bahatari, ariko turamena wenda ko kantu nakumva ariko izuba ryo. Izuba numvise ngo watinye izuba kukorera umurimo w'Imana. Aho naba ntagiye kumva utangiye kuntengu. Pastor twazamukanye zanda birambiwe. Kwizuba. Ubundi twavuye za musaraba. Kanda ku musaraba. Twazamutse za Rubavu izuba. Ubu ngubu ngo yatinye izuba koza kwicara hano kwa David. Twanyuriye no mu murimo w'Imana. Hari abantu bari barwaye twagiye gufasha, turasenga kandi Imana yabanye natwe. Amazima mwayikubise yariruka. Amatayimone twayahashize turayahashya. Yesu yiheshe cyubahiro. Amen, amen. Hanyuma abantu benshi bankurikira bavuga ati wa mupastor sinzi umuntu wamamaga ngo wa mupastor ngo yirukanka ku madayimoni. Ku mazima twakubita tukayahasha. Twatuzi ko yakubita. Twayamenagura kabisa. Agasubira yaturutse. Hanyuma uwo muntu mwavuye kureba mubonye ari Imana yakoze? Bawe Imana irimo kubikora kandi no kuri gukora cyane. Yego. Hanyuma rero ngewe nari ngukumbe muri rusange twarukanaga ku musaraba. Uyu munsi ni cya kintu dufite Pastor.
ikindi gishyamba afite nuko Yesu aracyafite icyo gukora. Yesu aje gutabara, mbabazi z'Imana ziracyahari. Ndababwira ko nukuri Yesu aracyari umurengezi, ariko sinzi aracyarengera abantu be. Ukuntu ndi kukubona ntago ari pastor njya gusura ku Gisenyi, pastor wageze iwacu mu rugo, na pastor njya gusura ku Gisenyi, na pastor ubu niko numeze nk'ucishije make. Bimeze bite muri ni kihe kibazo cyabaye? Nta kibazo cyabaye. None se nyine ukuntu ndi kukubona n'ukuntu urimo kunsubiza, ureba hano ntago wabona njya gusura ku Gisenyi. Buriya David, tugomba gukora muri nuza zose, tekinike zose, cyangwa se muri situation zose. Ubwo niye tekinike uri gukoresha? Ubu rero ndani mu kanya ko kuba nitonze, ariko mu kanya urambona. Buriya nango tewerekana imbaraga zose zigitangira, uko ugomba gukoresha izo gutangira, izo hagati, zo gusoza, kugira ngo uze ugira izo urekepera. Hari akantu muri misi kwikundira ku bantu bose ndi kugenda nakira. Yego, ndimo kubabwira nka batazi Yesu babayeho bati. Batazi Yesu ngo byerengwe iki? Bari mu isi batayiriho, kuko buriya natwe twabaye mu buzima butagira Yesu. Nk'umuntu uriho atazi Yesu, urumva yabaye ameze ati? Nyine uwo muntu iyo tuvuze umwijima niho aba yibera. Niho aba yibera. Hari umuririmbyi wa 93 wavuze ngo umunsi mwiza nibuka n'uwo nakwemereyeho. Wambere ubuhungiro, mbere umucunguzi, nanjye nzajya nshima kandi nsingize. Imana ishimwe cyane. Buriya abantu batazi Yesu bibera mu mwijima. Ndago bazi ibifa, ndago bazi bikira, no babona bwije ko nabukeye. Mu by'ukuri hari byinshi cyane babuze. Sadeba ko natwe twabaye mu ubwo buzima bwo kutagira Yesu. Muri David, aya maso mubonana abantu siyo ukugaragara. Aya matwi oya mbabarira se. Aya matwi mubonana abantu siyo matwi. Aya maso mubonana abantu siyo maso. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ibyahishwe amatwi, iby'amaso y'abantu atarabona, ngibyo Imana yabiteguriye abayikunda. Buriya yano maso siyo maso, yano matwi siyo matwi, kuko twebwe twumva ibirenze aya matwi, tureba ibirenze aya maso. Ibirende ahandi tubikura ni muri Yesu Kristo. Ni muri Yesu Kristo. Niyo mpamvu ushobora kukureba ngahinguranya n'uwo mutima wawe, ngahinguranya ngabona n'ibiri hirya inyuma y'ikibambasi, ukarebye ndimo ndatekereza. Nuko nyine mvita andi maso, ukareba umugambi mu bindi kugupangira cyane, ku buryo wowe tugomba kuba turi hamwe hano, ukamenya umugambi mu bindi kugupangira. None twa turi hamwe hano, Imana ikanyongorera. Wowe ukibwira ngo turi guca mu kiganiro, ariko ngiye nakujomeye, nakumvise. Hari andi majwi wumvise, hari ibindi bintu wasomye. Hari ibindi bintu mba ndi kumva buriya wowe utamenya. Ubwo rero n'abari muri Kristo tuba mu isi ariko turi abagenzi, tuba mu isi ariko hari andi makuru twibitseho. Tuba mu isi twiteguye. Hari umuntu ejo bundi twaganiriye, yego, anyitegereza hamwe ariko David ngubwire pe, kure murahashimisha pe, guzumuro ko ugenda arakabyina icyo kikaza, akabyina nta kantu yasomye. None nyine uzafure muzikura he? Bazizi myakiri kugusiga kure ntazo. Ariko wenda imagine yanje ni murare cyangwa se ibyishimo bijyanye n'ibyo. Nyine ndahandi bazikomora ni muri Kristo. Ukabona umuntu aragiye akabyina, kuko n'amazi nayo yasomye. Twebwe abari muri Yesu shura no kuryama ite n'ibyishimo ndufunge, kuko ndamujura wikanga. Siko bimeze si? Shura no kuryama ndufunga igipangu, ndufunga umuryango wawe, ndamujura wikanga, nda Satani wikangi wawe. Nta kintu na kimwe kigutera ubwoba. Nibyo byishimo rero twebwe abana b'Imana duhorana, kandi tukajya hariya tukabyina, yenda uretse kubuno imisi n'ibihe iri kugenda bitubuza. Akabaraga ko kugenda kagusiga kubyina kwabo. Uretse ko nanjye ndabyina buriya niba utanabizi. Ariko niwabyina nkuko nabyina. Nyabana nakurusha no kubyina. Yewe David, nuko ari nagusumbya kubyina. Twageze hariya. Yewe datewe, namaze gufata amavuta yaje. Ikirere cy'ijuru namaze gukonekana nacyo. Yambaye ndo naguterura, ngagutereka gucya mu biganza. Wangaje. Toregora cya mu mbaraga zo. Base kano kajambo nakavuga ndi kumwe nawe. Maze iminsi ndi kwivugira ijambo rivuga ngo turebe
twumve yego ariko tunige yego za majambo atatu n'atatu kureba ukumva ariko kaniga yego si ibintu byoroshye ni ibintu byoroshye nibwo bwa menga vuza turi kumwe nakumva nyemenya nanjye arabimbyenga inshuro ngebyiri hari nabandi nakurikiye mu kiganiro ahubwo nabo wakurikiye mu kiganiro nakabwiye nabo wabwiye nkavuga ati muri iyi minsi twigenda akajambo yego turebe twumve ariko tunige byaba bibabaje ku muntu dukurikiye hano yego akandeba pasa ukunda afite uruhara rwiza nkuko pasa ahoraga avuga ati nabona bishop bari kubwiza bafite uruhara ati cyamba nanjye ngazagira uruhara bambaye n'amakoti rwose bambaye n'amakoti n'amakaravati nanjye usangira pasiteri ngira n'uruhara wisuri hegura ikoti ukumva uburyo avugamo Imana neza ukumva mu kanwa kurahishimira uri abantu bajya mu kanwa heza cyane umuntu akakureba akakwishimira ariko byaba bibabaje kuba wareba ukanumva ariko ntagire isomo ukuramo tumva buriya uwo Satani aba yamusahuye kandi dufite amagambo meza no magambo niyo bugingo niyo buzima ntago nshaka kuroha abantu pasi ngenda nshaka kwikora ibiganiro birimo gukizwa kwinshi niko kuri aganiriza umuntu birimo gukizwa kwinshi niko kuri cyira nk'abantu babadukurikiye cyane cyane ko muri iyi minsi muri kugenda mu nkuna ndabashimiye cyane yego nabashimiye cyane pe muri abantu b'ingenzi niba nk'abantu babankurikiwe na nk'ibihumbi 10 byankurikiye niba tukibona mu nabo batanu yego byibura bagize ikintu basigarana bashima Imana ati ngena kuri iki kiganiro ndizera ariko pasi tunasigaye dufite ikibazo cy'abakristo batari kwizera muri iyi minsi sinzi impamvu bashaka bakwizera kuko ndabonde wo kwizerwa ni Kristo wenyine ni Imana data twese n'umwuka wera abo nibo kwizerwa ariko ibindi byose ni ku musenyi ikintu kiri kubuza abantu kwizera ni iki koko ikintu kiri kubuza abantu kwizera basi inararibonye bikamwibariza inararibonye umuntu wakije muri 90 na kangahe ni 9 imyaka bana bifite ari mike cyane nibwo uri gukizwa umusore muri 99 nararibonye gusanga abantu b'iyi minsi ari cyo kintu kibabuza kwizera yabure ikintu gituma abantu batakikizera byanyabyo cyangwa ngo bizere Imana turi mu isi kugenda rishaho gukakara bukene bukiyongera cyo ni icyambere none abantu bakagira byinshi bibagerageza cyo ni cya kabiri cya gatatu none tukagera no mu minsi yenda Imana isa naho yagwije abanza bariko mbivuga abantu basigaye bato batabana b'iki gihe yabahanura ni bahanuzi b'iki gihe b'abapasiteri n'abapasiteri b'iki gihe noneho yenda rimwe na rimwe ugasanga no mu bantu b'Imana namo harimo abantu batuzuzanya abantu ugasanga kandi ndako atakoze ngo akizwe ari ugasanga runaka yamusenye neza nyemaze iminsi kwibwirira abantu ati ntago ari kwiyemera sino kwishyira hejuru ariko nizeye Imana irimo kunkoresha yego ngende kwihura n'abahanuzi banyabo yego niko kurari umuhanuzi urimo rwose kumwakira hano yego bana umuntu iki muntu muzabona nakire umuhanuzi ari n'umuntu wabwiye ejo ariko David ukunda abahanuzi ibaze abyo jambo yego ngo David ngukunda abahanuzi nabuzwa n'iki gukunda umuhanuzi umuntu wakubwiye ati mwana wanjye nubwo ubona ibintu bigucanze yego ariko ejo humura bizaba bimeze gutya ariko bara David nuko yenda turi mu iki gihe ngiki ariko umuhanuzi na kera kose yarubahwaga ubundi ari abantu batatu mu gihugu bo kubahwa wa mbere ni umwami umutambyi n'umuhanuzi bano bantu batatu baruzuzanyaga igihugu kikayoboreka kikagenda neza Imana igahabwa icyubahiro ku mbande zose ugasanga abantu baratekanye niyo mpamvu rero gukunda umuhanuzi no kwiteganiriza gukunda umutambyi no kwiteganiriza kuzuzanya n'umwami no kwiteganiriza niyo mpamvu umuhanuzi mwiza yubaha umwami mwiza yubaha umuhanuzi mwiza yubaha umutambyi mwiza yubaha umwami akubaha umuhanuzi abo bantu bakuzanye kuko ni abantu baba babikijwe amabanga y'Imana kandi ni abantu Imana iba yarahaye kwegera imitima y'abantu kugira ngo Imana inyurire muri bo bahumurizwe iyo umwami avuze ni njye Imana ibivuze iyo umutambyi avuze ni njye Imana ibivuze iyo umuhanuzi avuze ni Imana kuko bantu batatu Imana inyurira muri bo ibintu bikagenda neza bano bantu batatu rero iyo batitwaye neza mu buyobozi bwabo abantu barahungabana buriya niyo mpamvu usigaho usanga no miki gihe abantu basa naho babaye nuza abantu barakayutse ntago bagishaka kwizera abahanuzi none nk'ubu niba tuvuze ati Imana inshishamo ibyo umuntu nkamura kwa kuno wahoze umbwira yego ati nyahingahinguranya umutima wangareba icyo utekereza
kugambira kwiyahura wenda n'urugero yego reka kwiyahura ejo bizagenda gutya yes abantu bagishaka kwizera umuntu nk'uwo ntabwo bagishaka kumenya amakuru yabo goresha avuga ngo niba badashaka kwizera Imana ubundi ndabyo Imana ikorera mu miyaga ndabyo Imana ikorera mu mbwa n'ihene Imana ikorera mu bantu Imana ikorera mu bantu amaherezo uburara batereka da sinzongere kwiruka mu bakozi b'Imana nzaba ngiye nyine wabyanga wabyemera hari aho uzagera ukenera umuntu hari n'umamagara akambwira David njye sinshaka kuganira n'abahanuzi bawe yego yewe ariko umuntu nkamusanga afite kwizera guhambaye ngewe ujye babwira babivuga ijambo ry'Imana nzaryizereramo sinzahamagara abahanuzi kuko abona hamagaye ukumva isa nkubitamo akantu ngo kuko abona hamagaye barantengushye ariko ndagukunda utambutse ijambo ry'Imana nyine ngagerageza kumwumva ngavuga ati yizera mu ijambo ry'Imana naho mwa turi kumwe hari n'undi umuhamagarira akambwira ati David rero bari abahanuzi uzana uba wabizeye ako kantu none nawe ukumva kurura mbese ngo bazi neza uvuga ati ese ngiye ko umuntu abavuga Imana nkabona nanjye nawe kubesha maso yanjye y'ubwenge ntabwo mfite y'ubuhanuzi ngewe nakoresha y'ubwenge Imana ikanyemera nawuzwa n'iki kumuzana ngo mubwire kandi nanone buriya ikintu nakibwira ngo uwo muntu ni mugari umuntu ni mugari ushobora kubona uyu munsi afite imbuto ariko mu gihe kizaza bikazaba byarangiye akaba ari umuntu uyu munsi ufite ukuri ko mu gihe kizaza bikazaba byarangiye kuko umuntu ni mugari keretse wa muntu ari wa muntu utinya Imana kandi agashobora kurinda ubuhamya bwe kuko ranugura David iyi myaka yose ishize tugendana n'Imana ntabwo twabuze ibitugusha ndanubwo twabuze abo tubesha ngo tubeskoroke ndanubwo twabuze abantu singubyere ngo iki hoko hari icyo umuntu akora avuga ngo ngewe ngiye kurinda ubuhamya bwanjye njye duce ndyame kare njye dukwe nyurwe n'ibyo umuntu akoze bivuye ku mutima we niko bimeze brother hari umuntu uherutse kunsura nayo n'umukozi w'Imana areba muri telefone yanjye asanze abadesipora mfite n'abatariko passer n'abandi kweri ukagira abantu bo hanze Canada America Iburayi yewe ukaba uciba mu nzu ingana gutya ukaba gifite indebe zimeze gutya ati ngiye bantu wabamba mu mwaka gumwe nabambakuyemo inzu nabambakuyemo imodoka ariko si ndabyo nashatse kumenya sibyo ndabyo nashatse kumenya sibyo kandi mwabe nabo shagukubita ikintu y'abantu ukava mu byawe ndamuntu nigeze gukwira hano nasengeye wahuye n'umuntu mu mezi 3 yaramaze kumukura miliyoni 10 kandi aramubwira ngo bino bintu ngo byeya no bifuka ukabibwira umugabo akabwira undi uzararupfuye angeraho yapapye ibintu byakomeye nabati passer Labani maze iminsi ngukurikira ariko ngabona ndagukurura neza ariko begereye aha ni wowe ngiye kumenera ibanga unsengere nipfire kuko wowe nasanze ufite iby'ubugingo ngo ni wagiye kumenera ibanga fere namya ni wangiye kumenera ibanga nyuma ni fere unsengere nipfire kuko nasanze ufite iby'ubugingo arabimbwira amaze kubimbwira namya ngo humura ndabwo uri bupfe ambira uko byatangiye amagaye umuntu afite ibibazo n'iki yaratangira abati dore akabati noneho zana miliyoni 2 dore ejo wari ugiye gupfa umeze ariko kandi abana bawe bagiye gusara umvise ariko akabibira ibyo byose mu ndagasukuma y'abana agiye ko nabona mu mesi 3 ahoko n'amadeni yatangiye kuyajyamo semyero umukozi w'Imana yatumujyamwe amadeni atasiyo mwe mudutega amatwi umukozi w'Imana tumujya mu ideni mujye mwitonda cyane huko umukozi w'Imana nuza mugasengana ukishyura ideni nawe we yatumije ujya mwiki mw'amadeni mukozi w'Imana nusi ideni rihari rikishyurwa mukozi w'Imana nusi inzu ndaye kaboneka mukozi w'Imana nusi amahoro ndaye amahoro akaboneka mukozi w'Imana nuza rwasenyutse rukubakwa mukozi w'Imana nuza bakwirukanye ku kazi ugasubira mu kazi Demiriyo mu meza ngahe 3 ndamuhumuriza maze kumuhumuriza bate pase ndawe ndapfa koko nababwira ngo ndagupfa mu izina rya Yesu genda ujye kuryama ejo mu gitondo uzanyandikira ndani bicurano uzarwara mukiya mu gitondo
ati pasete ndi kumva ngikiri muzima. Ati nyene uzaba muzima, uzapfa igihe cyawe kigeze. Abari bashaka kukuca vuba vuba ndago bakibigezeho, humura ryo niterabwoba n'ibyo byose bagusizeho. Hari abantu bazi gutegura ikinyoma neza, kandi siwe tuze tugananga ikinyoma. Ikinyoma gisobanuwe neza kiro tukuri kwavuzwe nabi. Twara tuzana tuje kuvuga ukuri ndibadukunda. Ikinyoma giteguye neza. Kiro tukuri kwavuzwe nabi. Twe David twasuzana tuzanye ukuri kandi kwishe. No gusenga kandi kwishe. Hombe sariko. Ari ugasanga wa muntu nabi Imana ndimo kore ku maso ngashobora n'iyo miliyoni. Ariko nabateba ngiye ikinyoma cyanje. Ngiye kugitegura. Ni mwaka miliyoni 5. Areta zizana tazuyashe miliyoni 5 rwose akavuga ati ushu cyane rwose ngezo rwose ariko nibereho kuko ni kinyoma ariko cyateguwe neza. Twebwe rero tuzarya bike tumane. Hari ikintu tugiye kukivaho dusigaje umwanya w'ijambo nakandi kantu gato tugiye kubanza tukaganiraho. Icyo kintu tugiye kukivaho ariko reka mgira abantu. Hari abantu bumva ko bano bantu baba diaspora bafite akanyenyeri plus bama agateranyo rimwe agateranyo gatatu agateranyo 9 agateranyo 6 bumva ko ari abantu bari aha abantu basenze cyangwa mu bisubizo. Oya ntago ariko biri. Nabariya nabo bafite ibibazo bibakomereye, bafite ubuzima barwana nabwo. Usibye kwitanga nkuko n'umunyarwanda no yakwitanga, n'ubu nabo nta mafaranga baba bafite. Rimwe na rimwe njarigemba reba ngo avuga ati ngumva nanatera nisengesho mbasengera. Bavuga ati Mana ba bantu kwa ko bafasha abantu benshi baha amafaranga menshi kuko abantu benshi babizereramo, kandi ko nukuri ngenda basengera aba diaspora ngavuga ati Imana ibaha amafaranga kuko ari abantu benshi babizereramo biteguye kibisubizo byabo bizava muri mwebwe, kandi niko kuri niko babyizeye. Rero ngo Imana isoze icyo isezerano nibaha amafaranga ibyo byifuzo byabo mu bisohoze. Ni n'abana beza, ni n'abana beza kuko baguhamagara bashaka Imana. Iyo batunguwe n'Imana bashakaga batayibonye bibatera gucika indege. Iteka ryose njyana isanga ku mavi vuga ngo Mana shoboza. Imana bashatse muri nje ibigaragarize. Yego. Ngiye ndabasengera mumva aba diaspora mu byumve neza, ngiye ndabasengera pe. Kuko abantu babizeremo ko muzasohoza amasezerano yabo. Imana nibaha amafaranga nkuko babizereye. Muyabahereze muheza abantu muheza ubwoko bw'Imana amasezerano yabo asohore. Ariko apana babandi baza kubabeshya abo ngabo ntimuzabumve. Muzarebe wa muntu n'ubundi Imana irakuyobora ikakubwira ati ngo nigiye kiyageza amasezerano agasohora. Hanyuma pastor reka tukiveho hanyuma tuganire ku bindi bintu nakano gato tugiye gucaho tukahita twigira mu ijambo ry'Imana. Ntago nibutinda abantu biyazi neza ko nkunda ijambo ry'Imana. Ko nta kora ibyo kosa ryo kuganira n'umuntu tukagenda tutavuze ijambo ry'Imana. Nako bantu badukurikiye uburyo mbonye pastor no buryo butunguranye ntago ari ibintu twapanze ni ibintu bire improvise ariko byose biba ku mugambi w'Imana. Pastor ibyo ngibyo maze kubyizera nyewe nta kintu Imana ikurira mu gihombo. Niko kuri rwose. Nta kintu Imana ikurira mu gihombo. Burya ushobora gukora kino kiganiro tuzi ko kigendereye abantu benshi. Kuko kiba ari umuntu umwe kigendereye. Birashoboka cyane. Cyane. Umwe gusa umwe wonyine. Kikarebwa n'abantu 100,000 ariko Imana yashakagamo umuntu. Yashakamo umuntu umwe wonyine. Kandi Imana ishakamo umuntu umwe. Uwo muntu azaza ari wa 800 nta kintu gishaka gutwara kiri munsi y'abantu 800. Paka kizamugireho. Paka kizagira wa muntu agiye kimugeraho kizahindura ubuzima bwe bwo mu mwuka ndetse n'ubwo mu mubiri. Buriya abantu bareba bakavuga ati gutya niba ikintu kibaye gutya hari impamvu yabyo. Hanyuma pastor tumaze iminsi ndi gukora hano ivuga butumwa ariko ndi kwibaza tese hari abakozi b'Imana twagiye dukona mu minsi yagiye itambuka ndetse haza n'abantu bamwe abagenda babikomozaho. Bavuga ngo impamvu abakozi b'Imana bamwe twakunze tukaba batari uko bashaje atari uko bananiwe kuvugira Imana ahubwo tukabara kuri ko bagiye bazima mise kutonga kugaragara cyane kandi twara abakunzi bavugira Imana neza ariko uyu munsi wa none tukaba twarababuze. Bamwe bavuze ko bagiye batangwamo ibitambo abandi ntibabyemera buri wese agiye bivuga ukwe. Niyo mpamvu nkawe nk'umuntu maze kwa mwabino bindi gihe kirekire wakije muri 99 kugeza n'isaha ko kibirimo uri umushumba uri umuhanuzi no kuva uburyo bwose izo mpano azifite ufite experience mu buryo bugaragara. Ngiye nka kubaza tese ibyo bintu birashoboka ko umukozi w'Imana mutambamo igitambo? Birashoboka cyane kandi cyane iyo warangaye
ariko ubundi abantu badukurikiye mumenye ko kino kibuga dukiniramo hari abakidutanzemo yenda ko basohotsemo nibo babizi n'Imana uyu munsi ni twebwe ariko buriya nongere mbibutse ko duhanganye na Satani kandi Satani ni umwanzi w'Imana n'abantu iteka ryose Satani abagira ngo agushe abakozi b'Imana iyo rero urangaye igitego kirinjira urangaye igitego kirinjira gasanga rwose bagutambye bitambo ugashiduka uri mu bindi bintu ndazi uri mu bindi bintu ndazi ngo yenda senza waganishaga hari umumama we nigeze mu minsi yashize nabonaga kuri YouTube ngende igifaro ndavuga gifaro we hakundi gifaro yagiye gifaro arimo haje ni Zambia ni Zambia hari batari Mozambique aho gifaro kubenga utaga mu bigaragariza ati ndavuga ati Imana yambaye umunwa rwose ati ndavuga kandi koko wakumva urya avuga ati buriya rimwe na rimwe hani igihe uvugana sana gabatumva uyu muntu urya avugamo y'abana reka mbigame hakiri kare ariko uyu munsi namubonye yambaye umwenda w'abatinganye wumvise ariko nagize ngo ni AI ibiki video rayibonye narayibonye video nabonye yambaye umwenda w'abatinganye kandi uriya mwenda nabonye muri ADPR cyagiye byari byasakuje giye abatinganye bari ngo bari babinjiranye abantu ngabo sebyo iriya darapo niryo bari bafite ubwo rero nshuti z'Imana kandi nshuti za Yesu nibyira abakozi Imana muzandega amatwi mumenye ikipe duhanganye nayo mumenye ikipe turi gukina nayo Satani ndamushinyiko Satani ndagufitiye imbuwe iyo unyereye gato waraza gahombora iyo urangaye gato waraza kinjiza ibitego byinshi kandi ugasanga izina ry'Imana ryahawe icyubahiro muri wowe ugasanga ritutswe nanone kuruta uko izina ry'Imana ryaba icyubahiro muri wowe ndasaba rero kugira ngo tube maso kandi tumenye ngo duhanganye n'umwanzi kandi mugenzi wacu niba yarashwe kuriya tumenye ngo nawe ni wowe wongere subire ku mavuse bati Imana ndabara koko washobora uriya mudamu wowe uri igiki buriya ari gihe urwego rwose umuntu ageramo nge ndibaza umuntu yarangaye bingana ute ku buryo Satani aza kamwe yari umukozi w'Imana yahagurutse neza ariko Satani arajira mu ibyo mu gihe gitoya yego ubundi ndibaza babyagenze gute nose David ndamunyeshuri hagurukaga ari uwa mbere mu wa mbere nanone hakaba kandi kana kamucunze ka dominye habatereka da tekinike yanzindishaga nanjye ndajya imbere ye ugasanga uvuye ku mwanya wa mbere yageze mu ba gatanu cyangwa mu ba gatatu bibasa byagenze gute hari video nabonye Gifaro yego Nyirapasika yego n'undi mumere nari kumenya neza ndaza kuyishyiramo rwose bashima bari kwa Pastor Mignone bashima ngo yabajyanye Dubai yego abantu bakahita babyurira bakavuga ati noneho aha niho babatangiyemo ibitambo uretse ko noneho nasubira inyuma kuko ra David turi hano ariko Imana iri kutubwira indege iri kutubwira amapasiporo ngize amahirwe nabona ubimfasha mu isezerano rigasohora kandi ibisubizo byacu biri mu bantu amasezerano yacu ari mu bantu nk'ubu ngawe ndashaka ahantu nzanyuze ivugabutumwa ryanjye ngo rirenga umudugudu sadiba kwenda niba ndabwo yarirenza akarere ariko Imana kunyuriyemo turi kugendana bishobora Pastor Mignone ashobora kubajyanayo mu buryo gukunda abakozi b'Imana no kubageza aho yagejeje aho yageze kandi buriya David uwazamutse n'uzamura abandi turi kugendana huko tubanze tumenye ngo ese aho i Dubai bagiye barahageze bahakora icyabajyanye bahabaye uti yego barahageze bakora icyabajyanye burya uri umwana w'ubugingo ushobora kugenda wagera bakontorage ikirere ngo bakontorage ikirere ngo baga bari muri etage bagakontorage ikirere ngo numvise bavuga muri video abantu bankurikiye naza kubashyiramo gakeya rwose mukareba ngo bakontorage ikirere niko bayahoze bivugira ntabwo bavuze ngo wenda ngo twarakubise ngo tukubita umuzima riruka ngo bavuze ati twaga twicaye mu kirere tugakontorage ikirere twangije ngatuzana mu mazi ngo tugenda mu bwato ngo tugenda twumva umunyenga wa hehe wo mu mazi tubyinira hehe
hejuru y'amazi ntabwo bigeze bavuga ngo bakubise umudayimoni arirukanga niyo magambo nagiye numva bashima Bo simbizi yenda gukontorora ikirere sibyo nanjye iryo jambo njya ngunda kuri uyu munsi ni mu mavuta ni mu kirere kimeze neza yewe ntagaruka nkuko babivuze sibyo si utabongerera bo rero utabongerera bo ikirere yenda bakontoroye amazi bagendeyemo simbizi kuko amazi ni menshi kandi inzira zijyana abantu mu mazi ziratandukanye turi kugendana baratubona ku mucangi wacu bagiye koga benshi se nako babaje koga ngiye nshobora kujyamo ngiye koga ngoga da ngidumbagura ngataha ariko ndaganda ngiye koga afite indi misiyo yiwe ubwo rero amazi aratandukanye biterwa n'uburyo bagiye kuyoga reka twumva amazi twese tuzi biterwa rwose kandi nanone n'ikirere hari abagenda mu ndege sibyo si hari abagendera ku dutaro ariko bose bari hehe bari gukontorora ikirere sibyo si ubwo rero nibo bazi ikirere bahanganye nacyo nibo bazi amazi babajyana ku nzu ndende bumvise ngo ku isi ndende n'ubuzima nk'ubwo nanone ku ruhande rumwe kumva ni ugushima ko abakozi b'Imana ko bateye imbere ko nabo babonye ubundi buzima batariye ariko nanone wajya kumva ubwo buzima ukumva ugizemo akabazo none ugasanga abantu bamwe babivemo bajya ku ruhande kumva nabwo ni ikindi kibazo gusa David hano yenda nzi ko Imana igira inzira nyinshi Imana yakunyuriramo yanyura muri runaka cy'Imana yamvuzeho kigasohora Imana igukoresheje sibyo we n'umutima we niwe uzahajyana abantu bariya nabo bagezeyo yenda ibyo barabigiye gukora ako kantu katubwiye neza ngo minyone ati minyone nongere nsubiremo neza minyone we n'umutima we niwe uzi yari kujya ajyana abantu wari ubivuze niba ari mu ijuru niwe ubizi niba ari kuzimu niwe ubizi ibyo niwe ubizi sadepa nawe yari kujya kuko uriya David umutima w'umuntu ndaburya ruswa yego iyo ari bibi aba ari bibi iyo ari byiza aba ari byiza shobora kuza hano nambaye kositimu imeze neza cyane mukambona nk'inyange nga marayika ariko mu mutima wanjye ngewe nzi ko ndi dayimoni muri kiriya giterane muri iriya nama nubwo nambaye kositimu ngewe nzi ko nshaka kwica runaka none umutima kwica se ni mwiza nose umboneye inyuma nambaye kositimu wambonamo kwica keretse Imana igukoze ku maso bya bindi twavuze niyo mpamvu rero bari abakozi b'Imana nibo bazi ukuri kw'imitima yabo kandi Imana ni umucamanza ngakunda ijambo ry'Imana avuga ngo muzatungurwa no kubona abo mwakekaga batagezeyo babane mutakekaga aribo batashe ururembo rw'Isiyoni Imana niyo bazi nabo ubwabo David nshobora kuza hano ngabira ngo mvuye bunaka hani ngo bye ngo tuve ariko mvuye hano muri loje mvanyeyo n'umugore kandi ngenga kwakiye kwa afite mu masa cyane niyo nabanyafite simbite nambibona uko ngukore nubwo umbwiye ngo mvuye gusengera umuntu nubwo ngiye mvuye hano humvika ariko ngabanza handi mu mutima wanjye yarema utariko uvuye hano habi umucamanza rero wa mbere ni umutima niyo mpamvu muri imyo nakunze ngo bazatinya guhinguka imbere ye ngo bazandika ubwoba gusa uyu muririmbyi njya mukunda cyane njyewe n'umutima wanjye niwe uzandera gutenyuka bone ngabona ngaca hariya ku rurembo niba umutima wanjye utandege ikibi nzatinyuka ariko n'umutima wanjye ndege ikibi umva nzahinduka ubwoba gusa base ibi bintu ngewe mbyumvise ari n'igihe binshanga ariko mu bintu mu bintu ngewe naje gukora uno murimo ngendereye kwari kwivuga ijambo ry'Imana reka ibintu mbireke nyine kwari kwivugira ijambo ry'Imana reka ibintu mbireke tunabireke ariko isi turi muna ibyo tuvuga nabyo birashoboka nabyo birashoboka reka twigire mu ijambo ry'Imana kandi bireke n'ikintu nakubwira nabyo rimwe na rimwe tuba dukwiye kubivugaho twabivugaho tukamenya ngo niba byamubayeho reka nkubwiye pasiteri njyewe Mana nyongera imbaraga Mana mbakunesha pasiteri reka nkubwire akantu utaruzi ngiye kano kantu sibwo bwa mbere ngiye kukavuga yego ngiye nzahora nkavuga ngiye njya gukizwa nakijijwe nzi ko guhagarara hamwe n'umuhanuzi wakoze icyaha ni ukukubwira ibyaha wakoze yego byaba ngombwa akaguteza abantu yego ku buryo nirindaga umuhanuzi kuko ntago nawe yari yicaye yego nahagera yihayeze iki
ibyaha byanjye. Urwego nizeragamo iki? Imana. Umuhanuzi. Kuko nagaze Imana yera ahita imubwira ati urabona Davide avuye muri we yatutse kanaka yasabanyije na kanaka. Davide ari kugambira kugira ura nabi. Kana kanteza abantu wenda ugasanga no umuntu ndi kugambira kugira nabi araho. Bivuze ngo ntago ngomba kugira uwo muhanuzi. Uko niko nafite kwizera. Nge ndiyeza ndavuga ati ko kibi byabyanye maze kubyeza reka nkizwe. Negera abahanuzi mbana n'abahanuzi ntazi ko umuhanuzi yagenda akaroga mugenzi we atasambana atakora ubugambanyi bwo kwicundi n'ibyo ngibyo byose. Ubu uyu munsi wa none rero ibintu ngenda mbona hari igihe mbyumva mu mutwe amajwi akambana menshi ngabura icyo gufata. Icyo nacyo rimwe na rimwe giteye abantu muri iki gihe gushidikanya Imana. Kandi nanone buriya guhanura bivuge mu ubu buryo kuko no kwa Satani barerekwa. Ibyo ngibyo abantu babimenye. No kwa Satani afite indumwa atuma mu rusengero turi kugendana sadebaka kandi twahereyeho ni nako ugaruye. Niba waruze ngo kwegera umuhanuzi arahita abona ibyanjye ni kandi twavuze ko kugucira iki urubanza. Buri umutima wawe wakuregaga ibibi wakurega ibibi ugatinya kwegera umukozi w'iki w'Imana kugira ngo atabona ibyawe. Mbwira ngo jya mu cyumba cy'amasengesho yo gusengeramo wavuye mu rwaro umugora akazanyije nawe cyabaga ari ikosa. Nyina natinyaga kujyayo ntabwo nakwinjira ku muryango. None uyu munsi abari kuva mu rugo batonganya bakajya guhanura n'abahanuzi banasinze n'abahanuzi. Ariko ndababwira ukuri abo si abahanuzi. Abo si abahanuzi b'Imana. Abo ni babandi bari kure misiyo ya Satani n'abadayimoni. Kandi ikintu nakubwira mu bantu beza harimo ababi no mu bantu babi harimo abeza. Baba nitwita ngo n'abantu babi. Ndugafata abantu beza igihumbi ngo wibwire ngo bose ni beza. No. Ndugafata abantu babi igihumbi ngo wibwire ngo bose ni babi. Reka dufate ducukura icyobo tubaroheje. Reka muri bari abantu babi igihumbi harimo abeza bazatungurana mu gitondo n'ejo bundi. Reka tubigenze gutyo kugira ngo bidakomeza kunshanga mu mutwe ngo byankuramo no kwizera kwanjye kuko nge nizera ko Imana ikora byose nta mpamvu yo kujya imbere y'Imana ufite icyaha. Nani nabyo bintu ngiye kubabwira. Twizera Imana twiyeze niturangiza dukurikije ijambo ry'Imana. Amen. Ibyo bintu bikurikiranye cyane rero mba numva birenze ibitekerezo byanjye. Urumva rimwe n'imwe ngatanga ngavuga ati nzahitamo nde ariko umuntu bwenge bukanyobora. Kandi uhitamo akagira ugendana nawe. N'abantu ndi kubashishikariza ati rero mw'abantu dukurikira hano mukurikira amacano menshi mukurikira abahanuzi benshi n'abavuga butumwa benshi mugira umutima ushishoza wumvise n'ibyo umuntu ari gutangaza n'ikindi ari gutinya kuvuga n'ikindi ari gutinya kuvugaho neza. Mugura mukoresha umutima w'ubwenge mukoresha ubwenge. Nimurangiza ndizera ko muzaba muri iyi si kandi mukabwirwa n'Imana neza mugahura n'abantu zibanyabo nkanjye baza hajye sinanabivuze. Abanyandikira ni benshi kwakira. Hari none napanze avuga ati uyu munsi turakorana. Umunsi wa mbere njya kumureba utanibonera undi muntu Imana iramukereza. Umunsi wa kabiri njya kumureba turakora ahita avunika akaguru ndi twakorana. Umunsi wa gatatu ngiye kumureba barambwira ati wamuntu ibyo yakoze ati yasambanye. Bamufashe kandi ubwo nemaze akaba ndi kumwaprochinga ati tugane n'umukozi w'Imana mpamagara. Ampamagara nyaprochinga David tuzagana ati bamufashe ndifata ngaho. Imana ishimwe rwose. Imana ishimwe ko yagize ute. Pastor dusiganye iminota nk'itanu gusa. Sinzi kuntu uri buze kubigenza. Nibura dusome ijambo ry'Imana nturisobanure. Ntabwo turi butinde. Ni minota nk'itanu gusa mu minota mike minota itanu tugiye gukoresha. Reka tuyikoreshe neza. Muri byinshi. Twabaye muri byinshi. Reka tuyikoreshe neza twabaye muri byinshi. Byo gukorera Imana. Reka turebe ijambo ry'Imana hano. Ijambo ry'Imana hano mu itangiriro igice cyaho ni cya 40. Turasoma ku murongo waho wa 23. Igice cyaho ni cya 40 turasoma 23. Itangiriro igice cya 40 turasoma ku murongo waho wa 23.
haratubwira ngo ariko wa muhereza wa vino mukuru ntiyibuka Yozefu ahubwo aramwibagirwa. Nongere nsubiremo. Ariko wa muhereza wa vino mukuru ntiyibuka Yozefu ahubwo aramwibagirwa. Reka dusimbuke dusome hano mwitangiro nanone igice cya 41 ku murongo wa 37. Haratubwira ngo iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose. Farawo abaza abagaragu be ati tuzabona hehe umuntu umeze nguyu uri mu mwuka w'Imana? Farawo abwira Yozefu ati kuko Imana ikweretse ibyo byose nda wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye. Nguhaye gutwara urugo rwanjye kandi abantu banjye bose bazumvire icyo utegetse ku ndebe yanjye y'ubwami yonyine nzagusumba. Mwakira ijambo ry'Imana. Nshuti z'Imana kandi nshuti za Yesu Kristo, turi kwera ijambo mwiri ijambo icyo nigamo cyangwa se indego tugomba kuganiriramo ni ijambo mfitemo iki gihe ririmo kumfasha. Mw'iki gihe mfite intego ivuga ngo umukristo udahindurwa n'ibihe. Umukristo udahindurwa n'ibihe, kuko muri iyi minsi ibihe biri kugenda bikubita abantu hasi. Nabyo twatangiriyeho, ugasenga ukennye, Mana gutera kamitiyu, gatangira ukaba ngadendo, ugasanga ndabukikiteza abantu, ugasanga rwose babaye umuntu ndamenye uko mbivuga. Hano rero n'umugabo w'Imana witwa Yozefu. Yozefu uyu nguyu iyo turebye ubuzima bwe, iyo turebye imibereho ye, dusanga yaranyuze ahantu hakomeye cyane kubwo kwangwa. Yanzwe na bene se, baramugurisha, nguwo mu Egiputa, nguwo hagana he anyura mu bihe bikomeye kandi biteye ubwoba. Ariko kuko yari wisezerano, Imana irinda icyo yamuvuzeho. Niyo mpamvu nshuti y'Imana kandi nshuti ya se ungurikiye, Imana nda kindi kurindiye. Ndabwira inzu umutwe wawe, ndabwira inzu amaboko yawe, ndabwira inzu iyo myenda wambaye, hoci Imana irinze icyo yakuvuzeho wowe ubwawe. Niyo mpamvu rero navuze ngo umukristo udahindurwa n'ibihe. Covid hari abantu yatambukanye kubw'ibihe, ifunga ry'insengero abantu ryatambukanye kubw'ibihe, ibihe by'inzara, ibihe by'ubukene, hari abantu byatambukanye kubw'ibihe. Ariko ijambo ry'Imana tubwira ngo umukristo udahindurwa n'ibihe. Uyu Yozefu yanyuze ahantu hateye ubwoba, ariko kuko yari afite isezerano ry'Imana ndahindurwa n'ibihe. Bamushugunya mu rwobo rw'indare, arakomeza yizera Imana. Baramugoresheje akoreshwa uburetwa yizera Imana. Igihe cyarageze ashirwa mu nzu y'imbohe. Amaze gushirwa mu nzu y'imbohe, ndiyahindurwa n'ibihe, arakomeza yizera Imana. Aho ngaho muri gereza, Imana imuhera mu ijambo. Iyo uri umukristo udahinduwe n'ibihe ngo bigutware, urakwiye guhabwa ijambo mu gihe gikwiriye. Burya ya mudamu wundeze amatwi, hari igihe mu rugo byanga, ibyo wari witeze ujya kurushinga gasanga byahindutse. Yaba mugabo byari witeze n'uwo mudamu gasanga byahindutse. Byandi wari witeze, wamaze kwa puranye, wabonye akazi gasanga birahindutse. Mu rugendo wafashe, safari wafashe gasanga birahindutse. Ariko ugomba kuba umukristo udahindurwa n'ibihe. Ukizera Imana, wabyiriwe nduhindurwa n'ibihe, waburaye nduhindurwa n'ibihe, wabonye akazi nduhindurwa n'ibihe, utanakabonye nduhindurwa n'ibihe, ugakomeza ukaba uriwe muri Kristo, Imana yacu igahabwa icyubahiro. Yozefu rero njya mwifatira icyitegererezo ndetse ngamutumbira cyane. Yanyuze ahantu hagoye, ariko Imana ibana nawe kubwo kudahindurwa n'ibihe. Imana isohoza isezerano yari yaramusezeranije. Hano 23 muri 40 hatubwiye ngo uwo muhereza aramwibagirwa. Amaze kumwibagirwa, ariko Yozefu arakomeza yiringira Uwiteka Imana ihoraho. Burya se gitangaza k'abantu mwasenganye, abantu mwiganye, abantu mu muryango bazamuka bakagusiga hasi, ukabugisaba umunyu, ukabugitega igare, kuko bakwibagiwe. Ariko wowe nduzahindurwa n'ibihe, igihe cyawe nikigera Imana izagutabara. Hari abatwibagiwe David,
nshuti yanjye wundeze amatwi, hari abakwibagiwe, ariko wowe ndozahindurwa n'ibihe. Mu gihe gikwiriye, igihe kizagusobanura, igihe kizaguha indebe, igihe kizaguha ibyo kurya, igihe kizakwereka kurara, igihe levo de cretus contaremeni, igihe kizaguha inshuti kandi nziza z'umumaro. Icyo usabwa ni ukubaha Imana. Ndihindurwa n'iminsi, ngusubire mu ntege, wongere utukishe izina ry'Imana. Ni hano nsoreje, mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ibambere umugisha. Amen, amen. Pastor, turagushimiye kubw'akanya kawaduhaye. Mu by'ukuri ntago biba byoroshye kukubona, cyane cyane n'ubu ngubu kugufatisha birumvikana wavuye mu kandi kazi, ariko byose ni akazi k'Imana, ni akazi k'Imana. Amen. Ngenda gushima by'umwihariko kuko ntabwo dutenkwa, kandi ngushimiye kubw'abantu benshi ugenda ufasha. Yego. Ngenda banyandike muri comment wo mu pastor atafashije. Turagerageza. Nawe azamubona. Turagerageza no kuri. Uko dushoboye. Kuko ntabwo twakora iby'Imana itadushoboje. Ibyo yadushoboje nibyo dukora. Hanyuma nkunze kuvuga ati pastor, niba mureba neza twamenyanye kera, kugeza n'uyu munsi turacyari kumwe. Abakurikirana Umukristo TV bazigenda bareba ibiganiro twagiye dukorana kera kuri Umukristo TV biracyahari. Hashize igihe kinini. Hashize igihe kinini, ariko n'uyu munsi Imana yacyaturinze. Amen. Iyo mpamvu rero pastor ndagushimiye cyane. Amen. Nshimira n'abantu bose badukurikiye bakaba batanga ikiganiro cyose. Yego. Bakaba bageze ku musozo wacyo. Amen. Hanyuma rero tugeze muri kakanya keza ko gufata nimero y'umukozi w'Imana nkuko nabibabwiye. Yego. Reka banza duhiye nimero, nangize mubwire ikintu dukurikizaho, ni ikintu gikomeye. Yego. Ni ikintu gikomeye, banza duhiye nimero. Nimero ni 0784 53 iboneka kuri WhatsApp. N'ubundi pastor, nta munsi utaduhaye akanya kawe. Yego. Hari abantu badukurikiye hano, mu by'umwihariko hari umumere w'inshuti yanjye. Yego. Nivuga umumere w'inshuti yanjye arabyumva, namuvuganye nawe. Yego. Ni inshuti yanjye. N'abandi benshi bafite ibyifuzo, ari ababimbwiye byakemutse, abo ngabo ntabwo tubagarukaho. Abandi bafite ibyifuzo bigeze bibaremereye. Yego. Dufata akanya dusengere, dufashe gusengera abantu bafite ibyifuzo bitandukanye. Abantu babona bari mu buzima butaboroheye, babona nta kizere cy'ubuzima. Abantu babona ibibazo bikomeje kugenda bibasatira aho ngo bigabanuke, kandi Imana yarabavuzeho. Yego. Kugira Imana yongere igirute ibagarukeho. Yego, yego. Bikaro dusengera aba bantu. Kato basengere, kandi natwe harimo inshuti zacu twandikirana nazo buri munsi. Hari numba amagandi hano kuri kamera muri uko mufata, yakomeje kunshaka, ariko nahumuri. Mwijuru hari Imana itabara ibirahose icyarimwe. Nukuri rino sengesho ngiye gusenga, nawe wumve ko ngusengeye mwaba bana. Na babandi twandikirana, babane tubona kuri groupe ku magroupe, namwe tugiye gusenga Imana. Reka rero dusenge. Mana muremye, Mana mucunguzi, Mana data wa twese ufite ubutwari n'ubushobozi, Imana yera, Imana nyamana, Imana umuremyi w'ijuru n'isi, Imana isumba byose, Imana yacu bwite, Imana yadutoye kadutoranya, Imana yaduhamagaye, Imana yatumenya amazina, Imana yavuze kudukoresha. Data mwiza, njiye bugufi kubw'aba bantu, njiye bugufi kubw'aba badamu, njiye bugufi data wa twese mwiza kubw'aba bakobwa, njiye bugufi kubw'aba bamama, njiye bugufi kubw'aba basore, njiye bugufi kubw'aba bapapa. Mana babere, Mana babere umucyo, babere ibyiringiro. Mu izina ryawe Yesu Kristo, barwanirire indwara uzikize. Mu izina ryawe ryera, madeni uyishure. Mu izina ryawe ryera, ucinzira babone ibyangombwa, ucinzira batabarwe, ucinzira mitware y'ibyaha ikurwe ku buzima bwabo. Mana uri mwiza kandi uri data wa twese kandi urakiranuka. Nengengeye bano bana bawe, abari mu Rwanda, abari Burundi, abari Amerika, abari Canada, n'abatwumvise bwa mbere. Mana ubane nabo, Mana ubane nabo, babere Imana, babere umucyo. Mu izina ryawe Yesu Kristo, ndanesheje no guca bugufi, ndanesheje no gupfukamisha amavu y'umubiri n'ay'umutima. Ijambo ryarambwiye ngo yesezerano isohoye niryo rivamo gushima. Wavuze kuzabatabara,
wavuze kuzabagirira neza, wavuze kuzubaka ingo, wavuze kuzababera muganga, wavuze kuzabacira inzira bakagera aho basezeranije. Mana ni wowe wakora ibyo byose, wavuze kuzishura amadeni, wavuze kuzatanga ubukwe mu izina ryawe ryera, kandi urugo birimo isezerano, bukwa buriho isezerano. Data wakora imirimo n'ibitangaza. Bano bakobwa bacu ndabasengeye bagumiwe, data ubaca barashatse imyaka irashize n'indi batarasama, kandi urubyaro ruriho isezerano mu izina ryawe ryera. Mu byo udusezeranya no kubyara, ndabasengere mu izina ryawe rikomeye, kugira ngo bane naba ubabere Mana, babere umuco, babere ibyiringiro. Kristo mwiza, yo haleluya. Urakoze kumbwiye kuje kubikora, urakoze kumbwiye kuje kubatabara. Izina ryawe nirishimwe. N'uyu bari bagiye kumusohora, urakoze kumuhaye kuba mu nzu. Izina ryawe niryubahwe, haleluya. Lefodo tadegrerime, urakoze Kristo mwiza. Urakoze kuno umuhagurukije kuri iki gisasiyo cy'uburwayi, urakoze kuje kubikora. Izina ryawe nirishimwe. Urakoze data wa twasa myiza, kongera kubaka ingo zari ziri gusenyuka. Haleluya. Data nushimwe, urakoze kubana n'abana bawe, urakoze kubahembura, urakoze kubagirira neza. Niko dushimiye Imana kubwa data wa twese, Mwana n'Umwuka wera. Amen, 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 amen. Hanyuma ku bantu mudukurikiye nk'uko twabibabwiye dutangira ikiganiro, amen, amen, ikintu kimwe kiba gisigaye dusoje ikiganiro ni ugukora subscribe. Amen. N'ubunini bw'ikiganiro cyakomeje kukuryohera, kugisharinga cyangwa se ukagisangiza inshuti yawe ukunda cyane kurusha izindi zose. Amen. Niba ufite nyinshi ubwo urasangiza inshuti zawe zose ukunda kurusha izindi zose. Amen, amen, amen. Ikindi munyaruke no kuri Ndi Umukristo TV, mwakora subscribe naho bakomeza umuryango mugari. Birashobora byakunda ko wakora subscribe hano ukajya no kuri Ndi Umukristo naho ukora subscribe, kandi ibyo byose kubayisha izina ry'Imana. Pasi ndagushimiye cyane. Urakoze. Shimiye n'umuntu wese wadukurikiye kurinda ikiganiro gisoje. Urakoze.